So muri equipe ya Sport uko ubihagaze imaginga reka twinjire ku buyobozi bwa Rayon Sport. Turareba ikigendanye na prime Rayon Sport yageneye cyangwa se ubuyobozi bwa Rayon Sport bwageneye abakinyi ku mukino bafitanye na Kiyovu Sport ku munsi wo kuwa gatandatu. Ese abakunzi ba Rayon Sport murambaza ngo nangahe ngo bihagaze bite? Ndayabafitiye abakinyi basazi basizoye bari gukubita agatoki ku kandi bati incundura twazica induru zavuze. Kadimu Ndiaye nawe aragaruka mu mwambaro mushya cyane nyuma yuko gose umuzamu Murundi ejo bamukubisa amahirwe kabisa, umupira wanyuze mu kwaha kabisa. Kadimu Ndiaye yasaze yasizoye abakinyi nk'abafani nganye kabisa, nago baheruka kudufaranga kabisa, bahize barimo barakubita koko kandi bavuga bati bimeze bite. Ubwo rero ubuyobozi ku munsi w'ejo ku mukino batsindaga ibitego 2-1 bari bigiriye i Rubavu kureba match. Nyuma yo gutsinda ngira ngo prime abakinyi baraza kuyihabwa ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Prime y'abakinyi baraza kuyihabwa light 150. Ubwo rero utibimeze biti abakunzi ba Sport mbafite za ndani emana yanjye umuntu utakana subscribe ubwo sinzi kandi subscribe ujye ubona amakuru yanjye ku gihe ujye babonera kugimba mbaza neza ndano utasanga hano. Ubwo rero uko bihagaze nyuma yuko ubuyobozi bwari bwigiriye ku mukino wari wahuje Rayon Sport na Rutsiro ku munsi w'ejo, nyuma y'umukino ubuyobozi bwa Rayon Sport bwaganiye kuri uyu munsi tibiteye gute rero mba mfite za ndani muri Rayon Sport baganiye bumvikana ko prime bagiye kuyizamura bakayikura ku mafaranga bari ku mafaranga yarasanzwe mu mikino yabanje cyangwa se ku mikino isanzwe, kuko bafite gahunda ko Rayon Sport nyuma y'ibintu bimaze iminsi biba muri equipe ya Sport bafite gahunda ko bagiye kuyigarura. Bongari Bitsa yagize mu Nzove, yaje ku munsi w'ejo mu masa, yaje Rayon Sport yagiye i Rubavu, yahageze ku mugoroba. Ngira ngo yakiwe na Mitima Bongari Bitsa, ni Mitima Isaac bamwakiye right. Ndajya mbabwire ngo Rayon Sport bavuze ngo Bongari Bitsa araje aze abakoreho, ariko ikigendanye n'amafaranga tugiye kubitaho bya sana. Equipe tugiye kujya tuyitegura biteye ubwoba. So ni muri urwo rwego rero ubuyobozi bateranye kabisa baraganira mu magurupe cyangwa se mu mabodi yabo nk'ubuyobozi abagabo bakomeye cyane, bakavuga bati prime bihagaze gutya. Baraganira bumvikana prime iremeye cyane, iremeye ariko iraremeye. Utibiteye gute rero gutsinda umukino Rayon Sport ifite ku cyumweru, ku munsi wo ku cyumweru ni 200,000 buri mukinyi ku giti cye gose akaba yayahabwa. Ubwo kuri Kadimu Ndiaye nakora clean sheet cyangwa se agakipinga clean sheet akaba atana gitego yinjizwe, ubwo Kadimu Ndiaye birumvikana azacyura nk'inote ya 300 kabisa. Ngira ngo Kadimu Ndiaye imyitozo Rayon Sport tuvugana kabisa ni imyitozo kabisa bayirimo neza cyane. Ngira ngo imyitozo gose barakomeje imyitozo bareba ko gose nta mwanya wo kuruka uhari. Ubwo icyo nakubwira nuko gose ari inote ya 200 ku munsi wo kwa gatandatu. Ayo na makuru yibanga cyangwa se nizandani mba nazanye hano, mba mbazani amakuru ameze neza cyane. Abakinyi gose mu myitozo bari guseka barishimye neza cyane, intsinzi iraryoha. Ubuyobozi bugiye kuba hafi y'ikipe, niyo gahunda